niba ko kundi bajya bavuga ngo ngiyo zakubanye ijana urasara yego uziko biriya binari byo ntabwo uzi ukuntu bigenda ariko namaze kubona ko abagabo muri ikibazo uziko abagabo muri ikibazo ubuse guteze impamvu abagabo muri ikibazo nuko kubera iki ari mwebwe kibazo nyine reba abapedi abapedi yo zababanye nyinshi nabo ngo barasara se arasara agakuraho icyo hejuru agatangira ariko ikiraho uduspradra gutya yigira umukobwa ari guhishimoko atanafite umva abapede nabo iyo zabanye nyinshi barasara isi ibintu biberamo nyagasana ahantu arashaka kuba areba agahinda kakamwica yarumiwe abakobwa rero hari abo zirenga ijana ntibasare reka nkwereke impamvu basara sabe umwana w'umukobwa iyo bose batangira kujya mu buraya sibyo aba ari wa muntu ucisha make afitemo utuntu tudusonisoni ariko iyo birangiye iyo zimaze kuba ijana cyangwa 99 niho handi umugeraho uzacunge sindi mu mentioning abantu bazwi niho handi usanga umusitare kurwara gusa arahagarara muri public y'abana agutuke agusunike mu narwana kandi akiri umukobwa zikiri nka 15 aba ari umuntu yarakiri umuntu nta kibazo na kimwe afite ari umukobwa utinya uzacunge impamvu so kuvuga ngo indayi ngiri classe ngiri chip bose iyo banze kumwishyura hagarara hari akakwanika akagutuka ko nta kintu abatinya nta kintu na kimwe abatinya nyine niyo mpamvu nicyo kintu ngiye nekereza yuko bavuga ngo iyo zarenze ijana ngo urasara ariko byagenda kose hari umupasiteri nabonye arimo arabisobanura demo uryamana n'umuhungu umwe cyangwa n'umukobwa umwe 2 3 4 5 buri muntu agenda guha ibintu by'iwabo donc za bya bintu by'iwabo wenda tuvuge nge nawe turaryamanye kandi wowe waryamanye n'undi mukobwa umukobwa yari yararyamanye n'undi mugabo uwo mugabo yaryamanye n'abandi bakobwa nka 5 urwo ruhererekane rwose uwo muntu muhuye arugushyiramo wenda tuvuga uwo mugabo yarunshyizemo nanjye turaryamanye ngiye n'abandi ukagenda ubibaha turaryamanye nge nawe ndabiguhaye byose ya mico y'aba bantu yabiki byabiki harimo ibyanjye nguhereje byo mu bisekuru byanjye n'ibiki byose ibyo byo tubireke hari n'ibyaba bandi bose nakusanyije ngushyizemo ariko cyane abakobwa nibo bakira ariko reka nkwereke hari ikintu abagabo mwibe cyangwa abakobwa nibo bakira abakobwa bakira ari nde wabahereje ni ukuvuga nanjye ubwanjye wowe nje tukaryama nawe mba nguhaye kuko sex hagati y'umugore n'umugabo ni ibintu biri muri spiritual realm yego nibyo ni ukuvuga ngo ni igikorwa kiba cyabaye hagati y'abantu babiri bahuje umutima bahuje umwuka roho ibintu byose tuba twabihuje ntabwo tuba imibiri yacu n'ibiri guhura ariko na roho zacu ziba ziri guhura souls sibyo hariya rero nimba utugize soul ties sibyo zikaba tight ni ukuvuga nge nawe na babandi nuko twagiranye uruhererekana hari akagozi kagiye katuziritse ni ukuvuga nge nawe nimba nge nawe turyamanye nawe kari akagozi kaziritse kuri wowe kakugiyeho nako kagozi rero ni ukuvuga naguhaye nimba nguhaye nawe urajya kongera utange ntabwo ari ukuvuga ngo abagore ngo turata ni ukuvuga ndakira nkanatanga ariko none se reba amasoro y'umugabo wavuye muri Nigeria wavuye Kanombe wavuye Burundi wavuye muri Kongo ari umugore n'amasoro agira bitekerezo nayo ajya mu mugabo se none se buretse twese twize umugore hari amavangingo agira ariko ntabwo ajya mu mugabo hoya ubizi stese katamujyamo reka nkwereke twese twarize sibyo umugabo nimba tuzi imiterere y'umugabo hari ahantu spams izo zisokera ubizute mu by'ukuri yuko nta kintu gisubirayo mu mugore kiba kiri kwinjira wenda tuvuga iminota iba umuntu abikora ntago nyiza ariko but then uzute nimba nta kintu kirimo kwinjira hari ahantu kandi ikindi hari ikintu tuba turi kwirengagiza wowe ziriya spams uri kuvuga zinjira mu mugore ntabwo izo zimwinjiramo gusa kuko zirinjira zikanasohoka uko zinjira nako zisohoka rero mva kisharira hano ibintu bipfira ingenda yonyine niyo umwana izisigaye zirasohoka umva rero hano bipfira amafaranga yaguze umwana w'Imana noneho bayagushete aho ngaho uranashonje kandi uri mwiza icyo rero nicyo kisha abantu ubwiza bwawe uri ku
niho hantu kuko hari peer pressure wabivuze uti udakomeye mu marangamutima udakomeye mu mutwe urangirika bigupfira ubusa ibintu byose rero kugira ngo umuntu abashe gukomeza gukomera anakomerere mu Mana arakennye amafaranga bayashyize aho ngaho hari n'abagenzi be nyine bari kumuduhira mu matwi bamubwira batari ko haretse imikino shahu ugafata amafaranga ko natwe ubona dododo akayakubarira turashonje ariko twebwe do sabe kankubwize ukuri nkubwize ukuri njye ikintu naherewe nkubwira nakubwiye ngo discipline niyo ya mbere wowe nk'umwana w'umukobwa abo bandi ibintu bari gukora reka nkubwire kuri iyi si ntago twaremewe kuba abakene subiza umuntu umukene kuko abishaka yego kuko byakanga byakunda ese ubundi umukene ni iki umukene ni umuntu utabasha kubona ibyo akeneye ibyo ukeneye kuko utabasha kubibona uri umukene needs cyangwa wants needs ariko basic needs ubundi nizo zaka kutabona basic needs ubukene basic needs ni iki ukwambara kurya no kubaho nose sabe ngereka nkubwira umukene numva ari umukene numva tuvuge ni wa muntu udafite aho ushaka kutagira aho bari ufite icyo kurya nta ribi donc kubaho basic needs izo babara uri ku muhanda wanze ukagira izo babara les besoins primaires babara ni kurya kwambara no kubaho donc nibyo bya mbere kuba ubuzima bwawe bumeze neza wariye wambaye ubu uri umuntu buriya uzarebe niyo nk'iyi miryango ifasha abantu b'impunzi ibintu bya mbere bakora bambika abo bantu bakabaha igikoma za kawunga n'ibiki bakabakorera amashiti y'ahantu baryama ibyo biba bitumye ikiremwa muntu kibaho nose reka nkwereke sorry usibye kwifuza kw'abantu sibyo ubusanzwe utarabona internet ngo ugende ujye kureba abandi bakobwa uburyo babayeho ntabwo wari usanzwe uriho sabereka nkwereke rero nta kintu n'iki na kimwe ngiye ku myaka mfite nta kintu n'iki na kimwe umwana w'umukobwa ashobora kuzanganya imeze ngo cyatumye ajya mu Buraya sabe ngiye kubwira abantu bazi Kicukiro ariya nabaga ni Saint Jose hano haruguru yo kwa Gitwaza muri ntuzi hari uri kuhabona ngiye navuga Kicukiro sabe ngiye kubikubwira navaga Kicukiro nkagenda n'amaguru nkagera Century Park ngiye gukora uri kubona urugendo ruhari Century Park yes izina ry'Imana yo mu ijuru abana twakoranye barabizi babivuga navagayo sabe nta mafaranga mfite ndimo gusavinga hariya Century Park twakoraga ibintu bitandukanye kubera ko aribwo yari gifunguka ko nyine kampani zose zigifunguka baba bari gushuka abana mu mitwe yabo bari kubabwira tumva nyine urabona kampani nabi bigitangira urabona nibwo ariko tuzaba position nziza ngo tuzaba position nziza n'ibiki nyine nakoze Century Park igitangira aribwo gifunguka nakoraga kuri reception nkakora muri marketing nkakora na service kugira ngo urebe ko nibura urebe kizavamo umushino Miss Kigali baravugaga ngo uri kugaragara neza ngo ugende ryo kwakira abashyitsi kandi usanzwe uri muri ntuze muri marketing kuri reception nkaba ndi kuri reception ngo ugende ryo kwakira abantu nkava kuri reception nkagenda bakanjyana hehe muri marketing kujya gucuruza amavila yabo izira nzu zabo zibona nkava muri biriya akenshi ukansanga muri service magaze ndimo kwakira abantu ngiye n'ubu seriveri narabukoze kandi wagiye n'igitsi nagiye n'amaguru none ugera kuri uriya mushinwa ngo asanga uhagaze nako wegamiye ahantu donc urimo uraruhukamo gakeya oya pana kuruhuka ntabwo twabaga twemerewe kwicara mu bashinwa niko bateye nyine baba bashaka ngo ibintu byose ngo ube uri mu kazi ngo ubunamire ikindi kuri reception haba hari niba ariko ntabwo wemerewe kwicaraho ugomba guhora uhagaze nyine witeguye yuko hari umukiriya uri buze muri service ugomba kuba urimo urazenguruka mu bakiriya ureba mu gihe nta n'abakiriya ufite wenda tuvuge session yawe nta bakiriya bariho nta n'ubwo aba yemerewe kwegamira ngo uri kumuvaniraho irangi ubwo ni ubutindi we